Amahoro y'Imana nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana aho muri hose hatandukanye mu nce zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse muri n'ahantu hatandukanye ku isi mushobora kuba mudukurikira hano mu Rwanda ndetse munakurikira of course channel yanjye natangiye vuba ngaha ntabwo iragira abantu benshi ariko inshallah bizakunda mwebwe nimubigiramo uruhare nanjye nkakora ibintu namwe mushobora kuba mwakwishimira. Uyu munsi rero twagarutse tugiye kuzajya tuvugira ku ruhande gutya ariko munabyumva ibyegeranyo byiza bimeze neza ku nce zitandukanye kuri politike, kuri siporo, tugenda tuganira kabisa. Sometimes ibyo tuzajya tunagenda tunashyiramo utuntu tw'utuziki twiza tugezweho kuri voice ya Danje, same place, same time, same channel. My name is One Sorry aka ushaka kunanyita Kizito tu arababinyita uburenganzira bwabo. Bane bamugisha rero ubu ngubu ibintu biri kugenda bicara cyane kuri uno munsi tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu hangaha mu mwaka wa 2025 mwino weekend cyangwa se kuwa gatanu ejo 21 zaba ari ibirori i Remera kabisa muri zone ya sport nkuko mubizi hari big arena, hari stade Amahoro, hari na petit stade. Uko rero ubu nkuko mubizi ikipe y'igihugu ya Nigeria yakoreye imyitozo ya mbere mu Rwanda kuri wa kabiri washize mu gihe nyine of course yarimo yitegura umukino uzayihuza n'Amavubi kuwa gatanu umunsi w'ejo nyine, kuko uyu munsi turi kwa kane muri kubivuga umunsi w'ejo aho niho u Rwanda na Nigeria bizahurira mu mukino w'umunsi wa gatanu wo mu itsinda C ryo gushaka of course bazarimo bashaka itike y'igikombe cy'isi cyo kizaba mu mwaka wa 2026 of course next year. Uzabera muri stade Amahoro ijyamo abafana bangana 45. Yes, ijyamo 45 mu gihe imbere itaravugururwa Jaspike yajyagamo abantu ibihumbi 20, right? Is that right? Yeah, maybe, I don't know, somehow. So ikipe y'igihugu ya Nigeria rero yageze i Kigali mu byiciro bitatu. Barabanje baza bamwe ku cyumweru, abandi baza ku mugoroba wo kuwa mbere, n'abandi baza nyine mu ijoro ryo kuwa kabiri. Okay, cyane rero ikipe ya Nigeria kandi ikaba yaranakoze imyitozo ya mbere kuri wa kabiri nibwo yakoze imyitozo ya mbere. Ni imyitozo yabereye ku kibuga cya Ntare Risland School, aho niho mu karere ka Bugesera, aho niho yitoreje ikipe ya Nigeria, aho yagaragayemo abakinnyi 22 muri 22 ariko baje bakaba batarimo Al Hassan Yusuf wari utaragera mu mwiherero y'ikipe aho iri kuba hari kurya muri Radisson Blue Hotel. Yes, ubwo rero bikaba biteganyijwe ko Nigeria izakora indi myitozo ya kabiri irimo iya nyuma izabera muri stade Amahoro ku munsi wo kuwa kane. Buri munsi nyine juste bakoreyemo ku munsi turi kuwa kane, buriya bakoreyemo nyine of course bakaba rero bakoreyemo mbere yuko nyine of course ari itegeko ko ikipe igomba gukora imyitozo mbere kuri stade izakiniraho mbere ho gato yuko umunsi nyirizina wo gukina ugomba kuba ari itegeko of course. Rero nyine kuwa gatanu bizaba ari saa 12 zuzuye hano ku isaha y'i Kigali. Kandi u Rwanda muri kino gihe rero rukaba ruyoboye itsinda C ryo gushaka itike nyine igikombe cy'isi of course n'amanota 3 yakuye mu mikino 3 yanganyije. Kandi nubwo ngubwo mwumva Victor Osimhen nawe arahari, ni umwe mu bakinnyi ba Nigeria bakoze imyitozo
kuri wa kabiri mu bari babandi bakoze imyitozo Osimhen Victor nawe yari arimo of course. Ikipe y'igihugu rero ya Nigeria yitoreje ku kibuga cy'ibyatsi aho ngaho nyine twababwiye iri yagiye gukora sport cyangwa igiye gukora tize Antile Restaurant School mu karere ka Bugesera. Ikibuga cyaho ni ibyatsi of course. Ubwo urabumva yuko nyine bizaba ari ibirori kuri wa gatanu hariya mu gace ka Remera, bizaba bishyushye ariko nabonye biba bitoroshye mw'abantu. Nabonye umuntu rwose imihanda ye isatira neza amastade kibifunza, abantu bajya kujya kuzenguruka hasi, kujya kuzenguruka epfo iyo ngiyo kugira ngo bazabone kujya kuzamukira. Ubona ko nyine bisawa sana byarorganiza, ariko kize batakora hari hafi neza stade hari icyo byabitwaye. Ariko buriya inzego ziba zarabishyizeho kuriya nyine ziba zizi impamvu nta wagira icyo izindi discussion ashobora kuba yagiraho. Mu mpera z'iki cyumweru rero bizaba ari ibirori ndetse bizaba cyane rwose n'urusobe ku mahitamo y'abakunzi b'imikino, aho Stade Amahoro, Big Arena na Petit Stade zose zizakira imikino itandukanye ku munsi umwe nyine of course wo kuwa gatanu tariki 21 Werurwe. Mu mujyi wa Kigali inzira zose ku basportifu zizaba zerekeza i Remera nk'uko nari ndimo bibabwira hejuru. Bamwe bajya muri Stade Amahoro kureba imikino uzahuza Amavubi na Nigeria, abandi biyerekeza muri Big Arena kureba shampiyona ya basketball, mu gihe abandi bazaba berekeza muri Petit Stade kureba umunsi wa kabiri w'umukino wa kamarampaka muri volleyball igeze ahakomeye. Yes, of course, as we proceed to give you what you need, nubwo rero abenshi usanga buri mukino ugira impirimbanyi zawo, ariko ntiwabura kuvuga ko amahitamo ku basportifu agoye kuri wa gatanu, kuko imikino yose izaba iryoheye ijisho. Muri Stade Amahoro ku isa samara nyine nk'uko nababwiye hejuru, ikipe y'igihugu Rwanda nibwo izakira umupira w'amaguru izacakira na Nigeria mu mukino w'umunsi wa gatanu, munsi wo mu gushaka itike y'igikombe cy'isi. U Rwanda nk'uko nababwiye hejuru rero ruyoboye itsinda of course rusangiye na Nigeria, aho u Rwanda rufite amanota 7 mu mikino 4 rumaze gukina of course, naho mu gihe Nigeria ifite amanota 3 gusa. Ubwo ni no kuri uwo munsi kandi uzasanga ku isaha imwe gusa muri Petit Stade abakunzi ba volleyball nabo bazaba bari mu buryohe, aho bazaba bakina umunsi wa kabiri w'imikino ya kamarampaka, aho rero niho uzasanga ikipe ya APR y'abagore izakina na Rwanda Revenue Authority, naho nyuma yaho ikipe ya APR y'abagabo igacakirana na Kepler Volleyball Club. Of course na ubwo muri gihe kandi kimwe na none uzasanga muri Big Arena naho bizaba bicika muri uwo munsi, aho ikipe ya APR Basketball Club izaba ikina na Tigers Basketball Club, naho nyuma yaho ikipe ya Lege Basketball Club izacakirana na Patriot BBC. Nubwo ariko akenshi usanga amahitamo agoye ku bakunzi b'imikino, abandi usanga rwose bagenda babifata nk'ibyo kwishimira cyane, nk'ingaruka nziza zo kwihaza mu bikorwa remezo, bityo abakunzi cyangwa bityo of course bityo abakunda kwidagadura bakabona aho bidagadurira. Yes, mwumva rero ko ari aha buri muntu wese, n'aha buri munyarwanda wese, kugira ngo tuzajye gushyigikira ikipe yacu Amavubi
nkuko mubizi nyine hari amaradiyo aba agiye agura amatike, agura abafana amatike, SK Sport cyangwa se hari twasamu karenze kuri 93.9. Numvaga kare bavuga ko baguze amatike agera mu gihumbi. BNB nayo yaguze amatike, sinzi umubare wayo ariko nayo yaraguze, nawe n'abandi baguze amatike. Inshuti bavandimwe rero murumva yuko nahaco kugira ngo tujye gutera ingabo mu bitugu abahungu bacu, ko nabo turabizi ko nabo babashaka kumva ndetse no kuba ko ibigwi byabo byazamuka bitewe n'iyo mpamvu. Nyagasani akomeze kubaho umugisha rero, nizeye ko muzakora subscribe, wowe utarayikora birakura nawe wayikora. Imana ibahe umugisha, bahe muronka, Nyagasani akomeze kubaha ifunguro ribahaza, ntabahire batera umurengwe. Komere cyane, ndabakunda. May God